Nduwandiwe zotakire bone shayini mando yasire nene wa yasire ati nkavugana n'ubwoko bwanjye ati nkavugana n'abantu nkavugana n'abanyarwanda ati nduwiteka ati ndacyari Imana ivuze biraba ati ndacyari Imana itegetse bigakomera herere bone tayagide mando ati ndi Imana ivuganye namwe yemwe banyarwanda nimwumve hene taya binifo ati nduwiteka ati nkavugana yemwe n'urubyiruko ati yemwe ziruko ati nimube maso kandi musenge ati kuko igihe kiraje kandi kiregereje netakire bone fodestaya ati yewe dore umwanzi uhiga urubyiruko ati nimube maso ati ababwira ngo yemwe ati nimunyegera ndabarokora nimunyegera ndabarinda kaga nimunyegera ndabarinda bakuba netakire ati nkavugana n'abagabo ati nkavugana n'abasore ati ndi Imana irinda ati nyamara ko Yesu agize ute niko Yesu avuze ntabwo byarangiye nubwo ubona bikomeye ntabwo byarangiye ndetse abantu babibonye reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana ubu dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byacu. Iyi ni yacano yanyu rero, yacano mukunda, yacano y'abana b'Imana, yacano ijambo ry'Imana, cano Umusaraba TV. Mwese nimugubwe neza kandi reka mbabwire ko mwahisemo neza, ariko kandi nawe utarafata umwanzuro ufata uyu munsi kuri subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Nacyo tugenza rero uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uretse kuvuga Imana aho kandi tukanayivuga neza, twayikundisha abantu kandi nta yindi ntego no kugira ngo twese tuzabone ubugingo nkuko Yesu yavuze ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Nuko ngize umugisha rero nongeye kubonana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Twari tumaze ikintu cyane tutabonana, ariko nkuko mubona ko akeye, yambaye ubwiza bw'Imana. Nubwo twari dukumbuye ko dushimira Imana ko yamurinze. Reka muri kaze rero dutangire tuganira. Tugwaye ikaze mu bishimwe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Meze neza ndashimira Imana. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Murakoze. Buri iki cyari cyo gihe mu gihe kinini cyari gishize tutaboneka tutagaragara, ariko Imana ishimwe ko twongeye kugaruka kandi tutishwe n'ibyaha, duhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Suhuza abaduteze amatwi muri kano kanya kugira ngo tuganire tuziranye. Murakoze, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Shuhuje abadukurikiranye uyu mwanya bari hano mu Rwanda, n'ukuri ndabashuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ndasuhuza abari mu bihugu by'abaturanyi, abari i Burundi ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uganda ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Bari Kongo ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abari Tanzania ndabashuhuje, abari i Burayi, abari Canada, abari mu Bwongereza, abari mu bihugu bitandukanye bose ndabashuhuje. Babakunzi banjye ndabashuhuje. Imana ibaha umugisha. Ndongeye ndagarutse. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego, nawe kandi amahoro y'Imana muhorane. Amen. Uragarutse kandi natwe turakwishimiye mu izina rya Yesu Kristo, wuzure umwuka wera. Amen. Kandi ndavuga ngo uhanure uko wategetswe, wisanzure, turi imbere y'Imana. Bamishimwe ntabwo tugiye gutinda cyane. Utubwiye yuko ufite ubutumwa kandi ubutumwa udashaka kurarana. Nimo mwaza tuje kugira ngo utugezeho ubutumwa, ariko kandi no duteze amatwi mu bice bigiye bitandukanye, ubwo butumwa ubagereho cyane yuko y'Imana itanze ubutumwa haba hari impamvu. Ntabwo turatinda rero kubaza ibintu byinshi cyane, ahubwo reka mbire nti senga Imana ubundi ngo kuyobora ugenda uko nguko. Ni karibu. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe Kristo. Turagushimye ko wabanye natwe, nuhabwe icyubahiro. Turagushimye ko warinze inshuti z'umusaraba, n'ubishime guhere gucyubahiro. Abakunda gukurikirana Umusaraba TV warabarinze, wabanye nabo.
ni ukuri mbasabiye umugisha w'Imana, izina ryawe nirihimbazwe. Twemerere rero nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, n'ubundi tugarutse imbere yawe tuvuga ineza yawe cyangwa se tuvuga imbaraga zawe Nyiringabo, nubishime guhererwa icyubahiro. Nyemerera data wa twese mwiza, nsengeye umuntu wese ugiye kunkurikirana muri iki kiganiro tugiye gutanga. Nyemerera umuntu uri butangirane natwe agasozanya natwe, amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana nubane nawe, umugirire neza mu izina rya Yesu. Hari ushobora kunyumva afite ikibazo, afite ibibazo, afite amakuba, afite intambara, nyemerera data wa twese akirire muri iki kiganiro, umutima w'ubuhokere muri iki kiganiro, izina ryawe nirishimwe. Urakoze mwami mwiza. Rero njya nkubwira ngo wite kujya undinda kwihimbaza cyangwa kwishyira hejuru, kandi data wa twese umpe kuyoborwa nawe, undinde kwiyobora mu izina rya Yesu, ahubwo nyobogwe nawe kuko witwa Imana ishobora byose, izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe rero data wa twese, umpe kuvuga mvugishijwe nawe, mwuka wawe wera abane nanjye mu izina rya Yesu. Kandi data wongere ugaruke, wongere wigaragaze, wibaje, wiheshe icyubahiro. Ngaho umuntu wese ugiye kudukurikirana nahabwe umugisha n'Imana, nabona impinduka, urwaye akire, ufite ibibazo birangire mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze mu ngeri mwiza. Rero ngaho bana natwe kandi utugirire neza, komeza kuganza no gutegeka. Navuze byinshi ariko witwa Imana ishobora byose. Ngaho umuntu wese udukurikiranye nahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana yacu nishimwe kandi nukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndongeye ndagarutse ku gihe cyari gishize ntaboneka, ariko ndongeye ndagarutse, Imana ishimwe. N'ubundi ngarutse nje kuvuga imbaraga z'Imana, nje kuvuga gukomera kw'Imana. Imana yacu nishimwe, ihabwe icyubahiro. Wowe unkurikiye, wowe uri kunyumva aya masaha, unyemerere utangirane nanjye, uze gusozana nanjye, wumve icyo Imana ishaka, icyo ishaka ku buzima bwawe, icyo ishaka ku muryango wawe, icyo ishaka ku bavandimwe, icyo ishaka ku nshuti zawe. Imana yacu nishimwe kandi ihimbazwe. Njya nkunda kuvuga cyane ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera ngo ndetse bakore iki? Bakora iby'ubutwari. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nyemerera rero ubane natwe n'ukuri, wumve icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Nibura uwo guhindukira uhindukire, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, ngo ariko nimwanga mukagoma ngo inkota y'Uwiteka izagira ite? Inkota y'Uwiteka izabarya. Imana ishimwe. Tugiye kubanza dusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice byaho 8 ku murongo waho wa 34. Reka badusomere twumve iyo message kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Dusomera iryo jambo Luka ibice byaho 8 umurongo waho wa 44. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka ibice 8 umurongo wa 44. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hari unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Dukomeze. Nushaka ubugejeje aho ngaho. Imana yacu nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nkuzaniye ijambo rikomeye, ijambo ry'ingenzi mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Bibiliya yivuze neza ku kibazo cy'uyu mugore. Uyu mugore wari ufite indwara yitwa kuva, yarayimaranye igihe kirekire, ndetse Bibiliya ivuga ko yarayimaranye imyaka 12, yarivuje, yaragiye mu bapfumu, ibye byaramushizeho, ubutunzi bwarashize, yaragurishije, abadogiteri bakomeye baramugezeho, ariko iki kibazo cye kigira ute? Kiranga, birananirana, ndetse
ntaho atageze, no mu bapfumu yagiyeyo yivuza, ariko iki kibazo kigira ute kirananirana. Imana itugirire neza. Nje kukubwira ngo hari ibyananiranye, hari ibyo ubona byanze, wakubise hirya no hino ubona biranze, uragenda ubona ntibikunze, ariko uyu mwanya nje kukubwira imbaraga z'iki, imbaraga z'Imana ishobora byose, imbaraga z'Imana ikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zitabara. Imana ishimwe. Rero iri jambo riravuze ngo uyu mugore nuko aturuka Yesu inyuma, ngo arangije agira ute amukoraho, amaze kumukoraho ngo ako kanya isoko y'amaraso igize ute irakama. Imana ishimwe. Ndagira ngo aya masaha rero ubyigane, ukore hehe, ukore kuri Yesu. Ibyari byaranze, ibyari byarananiranye, uyu munsi biri bukunde nukora kuri Yesu, nawe ubyigane, kuko uyu mubyeyi yagize ubutwari arabyigana kubera ikibazo yari agize ute yari afite. Nyamara nshuti yanjye byari byanze, abapfumu baramuriye utwe, ubucuruzi bwararangiye, amatungo yarashize mu kiraro kugira ngo yivuze, ariko birangije bigize ute biranga. Ngo nuko arabyigana nawe akora kuri Yesu. Imana ishimwe. Ngo akimukoraho, Bibiliya iravuze ngo ako ka mwanya isoko y'amaraso igira ite irakama. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Ngo Yesu arangije, hari mu bantu benshi cyane, yaragoswe n'abantu benshi, sinababara ngo mbamenye, ariko icyo nzi cyo nuko yaragize ute yaragoswe n'abantu benshi. Uwo mubyeyi arabyigana atitaye ubwinshi bw'abo bantu bari bahari, atareba uko byari bimeze, we yarabyiganye kubw'ikibazo yaragize ute yari afite. Ngo arabyigana cyane, arahatana, akora kuri Yesu. Akimara kumukoraho, Imana ishimwe, ngo Yesu yumva ko hari imbaraga igize, hari imbaraga imuvuyemo. Imana ishimwe. Arabimenya. Amaze kubimenya, ngo abaza abigishwa, arababaza ati mbese ninde muntu ugize ute, ninde unkozeho? Imana ishimwe. Abigishwa baramubwira ati ariko Yesu, urabona aba bantu bangana gutya barimo bakubyuka ukavuga ngo ninde ugize ute, ninde ugukozeho? Imana ishimwe. Ariko uyu mugore we yari yamaze kugira ute, yari yamaze kumukoraho, kandi Yesu yagize ute, Yesu yabimenye, kuko hari imbaraga yari igize ute, hari imbaraga yo gukiza, hari imbaraga yo gutabara yari imuvuyemo, arabimenya. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi ashirika ubwoba, aravuga ati Yesu ni ukuri ninjye ugukozeho. Imana ishimwe. Yesu aramubwira ngo ni ukuri, kwizera kwawe kugize ute, kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe. Uhereye ako ka mwanya ahita akira iki cyago yari amaranye imyaka 12, abantu baramurambiwe, imiryango yaramuhaze, umugabo yashatse yaramurambiwe. Niba ugeze aho bakwinuba, ukaba ugeze aho ikibazo cyawe kinukira abantu, Imana ishimwe, aho niho Yesu agiye kugira ute, aho niho Yesu agiye gukorera, aho niho Yesu agiye kugaragariza imbaraga ze. Hari imbaraga yiwe igiye kumuvamo ku kibazo cyawe, nk'uko iyi mbaraga yamuvuyemo igakiza uyu mubyeyi. Imana ishimwe. Ariko yabigizemo iki? Yabigizemo uruhare. Arabyigana, arahatana, kuko byari bikomeye. Yarageze aho yigunze, yarageze aho ari wenyine, yabonaga inshuti zaramuvuyeho, abavandimwe, imiryango yaramutereranye, yaramwanze. Nawe ibaze imyaka 12 afite iki cyago cyo kuva. Imana ishimwe. Nubyigane rero, ukore kuri Yesu. Ntabwo nzi ikibazo ufite, imyaka ukimaranye. Imana itugirire neza. Birashoboka ko waba ukimaranye 20, birashoboka ko waba ukimaranye 15, ariko iyo myaka yose nta kivuze kuri Yesu. Wowe hatanu ugira ute, hatanu ubyigane. Imbaraga y'Imana irakugeraho, imbaraga y'Imana iragukiza, imbaraga y'Imana iragutabara. Haleluya. Byari byarayoberanye, byaranze, ariko imbaraga y'Imana igera hehe? Igera kuri uyu mubyeyi. Nuko ngo nawe ashira amanga kubw'igitangaza yarabonye muri iyo myaka yose. Umunsi umwe wonyine abyiganye agakora kuri Yesu, isoko y'amaraso igahagarara, maze nawe ashira amanga, aravuga ati ni ukuri Yesu nijye uzize ute, ninjye ugukozeho. Imana ishimwe. Yesu aramubwira ati ni ukuri wa mubyeyi we, wa mudamu we, kwizera kwawe kugize ute, kuragukijije. Imana ishimwe.
Imana ihabwa icyubahiro. Ikibazo ufite ntabwo nzi imyaka ukimaranye, ubu bugumba sinzi imyaka ubumaranye, waba ubumaranye imyaka 12, waba ubumaranye imyaka 15. Ndagira ngo nkubwire ngo nubyigana ukore kuri Yesu. Hari imbaraga y'Imana itanga urubyaro, hari imbaraga y'Imana ihindura amateka, hari imbaraga y'Imana ikora imirimo n'ibitangaza, hari imbaraga y'Imana itanga ubuzima, hari imbaraga y'Imana ikiza kanseri, hari imbaraga y'Imana ikiza diyabete, hari imbaraga y'Imana ikiza sida zigakira, hari imbaraga y'Imana ikiza ibibyimba byo mu nda bigakira. Imbaraga y'Imana irakiza. Imana ishimwe. Nubyigane mubyeyi, nubyigane. Nukuri mugabo ubyigane, musore ubyigane, mukobwa ubyigane. Nukuri nubwo byakuyobeye ukubise imyaka 40, wabuze uwagutereta, wabuze uwakubaza izina, ariko byigana kuri Yesu. Yesu ajya atanga ubukwe, Yesu ajya atanga umugabo w'umugisha, Yesu ajya atanga umugore w'umugisha. Wowe urasabwa kugira ute? Kubyigana, kuko imbaraga ya Yesu igize ite? Irabishoboye. Imbaraga ya Yesu ikora imirimo n'ibitangaza. Imbaraga ya Yesu igihindura amateka. Imbaraga ya Yesu igikura umuntu mu bukode. Imana ishimwe, haleluya. Igikura umuntu mu bukode ikamutuza. Imbaraga ya Yesu igifata umuntu ikamuhaviza ikamwuriza indege. Kubera imbaraga ya Yesu, wowe urasabwa kugira ute? Urasabwa kubyigana. Imana ishimwe. Urasabwa kubyigana. Nubyigane urabona ukuboko kwe, nubyigane urabona gutabara kw'Imana, nubyigane n'ukuri Imana irakuremera. Byigana n'ukuri. Ubaye muri karande, zarakuyobeye, zarananiranye, barasenze ntibyakunda, barasenga ntibyemera, ariko ijambo riravuze ngo byigana. Imbaraga ya Yesu iramuvamo ikugereho. Imbaraga ya Yesu iragera ku kibazo cyawe, uracuruza bikanga, ariko byigana. Imbaraga ya Yesu nikugeraho, uracuruza zemere. Imbaraga ya Yesu nihagera irirukana inyatsi. Imbaraga ya Yesu nihagera irirukana umushiha uri muri uru rugo. Imbaraga ya Yesu nihagera irirukana y'amatiku ari mu bana. Imbaraga ya Yesu aho yageze, minervari y'abanyeshuri iraboneka. Byagucanze, bizakuyobeye, ubona ko bagiye kubirukana, ubona ko bagiye kwicara, ubona ko isoni zigiye kugukora, ariko nje kukubone for the star. Nje kukubwira ngo byigana. Nubyigana ukore kuri Yesu. Nubyigane minervari y'ishuri iboneke. Nubyiganira kurinda kumwara. Byigana n'ukuri. Byigana urabona ubutsinzi. Byigana urabona imbaraga z'Imana. Byigana urabona gukomera kw'Imana. Byigana iyi mbaraga ikubohore. Iminyururu yari ikuboshye, ibyigana iyi mbaraga ikubohore. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uhereye none ni muri Yeremiya ngo ndakubohora. Iminyururu yari igize ute? Yariboshye amaboko yawe. Imana ishimwe. Nubyigana Imana ikubohore, nubyigana Imana igutabare, nubyigana Imana ikurengere. Nuko ngo ndakubohora. Iminyururu yariboshye iki? Yariboshye amaboko yawe. Aramubwira ngo dore Yeremiya, nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tujyane, nzakugirira neza. Aramubwira ngo ariko nutanabishaka wirorerere. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nukuri, nubyigana iyo minyururu, nubyigana iyo minyururu Imana icagagure. Nubyigana imbaraga ya Yesu ikora ibikomeye. Nubyigane ikubohore, nubyigane ikizi karande, nubyigane igukureho umwaku, nubyigane igukureho iki cyangiro, nubyigane ushaka ubwami bw'Imana, nubyigane ushaka Yesu kuko abonwa, nubyigane umwegere. Imana y'amahoro irakubohora. Imana ishimwe. Byigana ukore kuri Yesu. Yesu araza guca iki? Yesu araza guca iminyururu. Yesu araza kukubohora mu burwayi bwawe kwizingitiranyijeho. Yesu araza kubukubohora. Yesu araza kukurengera. Yesu araza kugutabara. Nukuri ndagira ngo nkubwire ngo nubyigana ugakora kuri Yesu, iyi mbaraga yiwe irakugeraho. Nubyigana ugakora kuri Yesu, iyi mbaraga iraza ku buzima bwawe. Muri uyu muryango barakwanze bakugira igicibwa, ariko nubyigana
iyi mbaraga ya Yesu iragushyiraho igikundiro. Nubyigana iyi mbaraga ya Yesu iragushyiraho urukundo rwayo, bazakugarukira. Imana ishimwe, kuko ijambo ryarambwiye ngo bazabagarukira ntimuzabagarukira. Imana nishimwe. Wowe icyo usabwa ni ukugira ute? Ni ukubyigana. Byigana mu bantu benshi, byigana mu bantu benshi cyane. Ubyigana ukorehe, ukore kuri Yesu nk'uko uyu mubyeyi yabyiganye cyane kubera iki kibazo yari afite, agakora kuri Yesu, akagenda n'ukuri ntacyo arebyeho, akamukoraho. Iyi mbaraga ya Yesu igahita imuvamo, igahita iza kuri uyu mubyeyi, igahita imukiza. Iki cyago kikagira ute? Kigahagarara. Nubyigana icyago cy'ubukene kiri buhagarare. Nubyigana iki cyago cy'amagambo bakuvuga kiri buhagarare. Nubyigana ubu bugumba iri bubushyiraho iherezo. Nubyigana uru rushako rwananiranye iri bureme ikintu gishya. Imana ishimwe. Rerebone fodestaya. Ndakumva Yesu, uri ibyiringiro bizima, uri isamba itarumba, uri nyiribihurujezi. Nukuri Imana, nyemerera Kristo uyu muntu wese uri bubyigane. Nukuri imbaraga yawe imugereho, imbaraga yawe imukize, imbaraga yawe imuremere. Nubyigana irakuremera inshuti z'umugisha, nubyigana irakuremera abantu b'umumaro, nubyigana irakuremera andi maboko, nubyigana irakuremera ubundi butabazi, kuko imbaraga ya Yesu yiteguye kugukorera igitangaza, yiteguye kukuremera ishimwe, yiteguye kugutabara. Imana ishimwe. Nubyigana abari barakwanze bakakuvaho, bavuze ko ntacyo uzimarira, babona uri nyakatsi, babona nta kiza cyagira ute cyaguturukaho, ariko nubyigana hari ikiza kiri buturuke kuri iyi mbaraga ya Yesu kigaragarira abantu. Imana ishimwe. Barebye babona n'ukuri ubuzima bwawe buri mu manegeka, ariko nubyigana Imana iragukura hehe? Iragukura muri aya manegeka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nubyigana ugira ute? Ukore kuri Yesu. Nubyigana aho uryamye mu bitaro kwa muganga, iyi kanseri yarakuzengereje, uhamaze imyaka 2, uhamaze imyaka 3, nyamara byarayoberanye, babonye uri uwo gupfa, barakwinubye, maboko yakuvuyeho, inshuti zirakureka, bavandimwe barakureka bitewe n'igihe umaze. Ariko ndakubwira ngo uhereye none, uyu munsi wa none, hari imbaraga ya Yesu ije kukubyutsaho muri ibyo bitaro. Hari imbaraga ya Yesu ije kugukura Fayizari. Hari imbaraga ya Yesu ije kugukura mu bitaro bitandukanye. Kubw'imbaraga ya Yesu wabonaga nta nzira, wabonaga bitari kwemera, wari utegereje gupfa, ariko imbaraga ya Yesu nikugeraho, irare Yesu nikugeraho, irarema icyerekezo. Imbaraga ya Yesu, haleluya, nikugeraho irarema ubundi butabazi. Imbaraga ya Yesu nikugeraho, iraguhindurira amateka muri karitsiye utuyemo. Dore wabaye igitaramo ku musozi aho utuye, wabaye igitaramo, ni wowe bavuga, ni wowe bicarira. Ariko ndakubwira ngo byigana, imbaraga ya Yesu irakora imirimo n'ibitangaza. Imbaraga ya Yesu igigeraho byananiranye bikemera. Haleluya. Imbaraga ya Yesu igigera mu bukode, igatanga ubukode, nyamara byari byanze, babona nta nzira. Imbaraga ya Yesu yihageze, irakora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Imbaraga ya Yesu nukuri nigera iwawe, hari ibintu biri bihinduke. Imbaraga ya Yesu nihagera mu bana batafite ubwenge, iratanga ubwenge, kuko imbaraga ya Yesu aho igeze icyago kigize ute? Icyago kirahunga, icyago kirakira, kuko iyi mbaraga ya Yesu yakoze kuri uyu mubyeyi. Nukuri icyago cye kigira ute? Kirahunga. Reka badusomere ku murongo waho wa 50. Bahavuye Luka 8:50. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ku murongo wa 50. 8 hajya Luka 8:8 ku murongo wa 50. Luka 8:8 umurongo wa 50. Amen, amen. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa urakira. Ngo ariko Yesu agize ute? Ngo Yesu abyumvise, haleluya, aramubwira ngo wigira ute? Witinya, urakira. Yego. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akondera kwinjiranamo nawe. Ngo ageze mu muryango w'inzu ntiyakunda ko hari umuntu yinjirana nawe. Imana ishimwe. Ndetse Petero na Yohana
na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. ngo keretse Petero na Yohana na se w'umukobwa na Yakobo nande na nyina, abo nibo bagize ute? Asanga bose barira bamuborogera. ngo asanga bose barira bamuborogera. Arababwira ati mwirira. Arababwira ngo mwigire ute? Mwirira. Ntapfuye ahubwo arasinziriye. Haleluya. Arababwira ngo mwirira, ntabwo apfuye ahubwo agize ute? Arasinziriye. Yego. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. ngo amufata ukuboko avuga cyane ngo mukobwa agira ute? Byuka. Umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. ngo umwuka we uragaruka. Haleluya. ngo uwo mwanya agize ute? Arahaguruka. Yego. Yesu ategeka ko bamufungurira. Yesu ategereza ko bagira ute? Bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane. Ababyeyi be baratangara cyane. Ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Ariko agize ute? Arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibigize ute? Ibibaye. Imana ishimwe. Byarangiye. Yego. Imana nishimwe cyane. Yesu ahageze, ariko nukuri shuti yanjye aho Yesu yageze ibintu biremera. Imana ishimwe. Ageze kuri uyu mwana arababwira ngo yinjiye asanga bafite iki? Bafite amarira. Asanga barimo bararira. Arababwira ngo mwitinya, nimuhumure, nimuceceke, ntabwo yagize ute? Ntabwo yapfuye. Imana ishimwe. Nyamara hari uje kugufata iki? Kugufata ukuboko aguhagurutse akuzure muri ubwo buzima, muri ibyo wicayemo. Ntutinye, ntugire iki? Ntugire ubwoba. Imana ishimwe. ngo Yesu arinjira arababwira ati nukuri nubwo muri kurira. Babonaga byagize ute shuti yanjye? Babonaga byarangiye, babonaga nta nzira, babonaga nukuri zamaze kurangira. Ariko arababwira ngo mwigire ute? Mwirira, ntabwo yapfuye, ni muzima. Imana ishimwe. Ufite ubwoba, ufite ubwoba bw'ikibazo uhagazemo, ufite ubwoba bw'intambara urimo, ariko Yesu aravuze ngo nukuri ajya azura ibyari byagize ute? Ibyari byapfuye bikazuka. Imana yiteguye kugira ibintu uzura ku buzima bwawe, kubw'ikibazo cyawe, kubwo bugwayi bwawe. Imana ije kugira ibyizura. Imana ije kwiyerekana. Imana ije kwihesha icyubahiro. Imana ishimwe. Reka kurira. Wewe wari uri murira, wewe wari ubabaye, wewe wari ufite agahinda, wewe wari ufite umubabaro, nureke kurira. Niko Yesu agize ute? Niko Yesu avuze. Ntabwo byarangiye. Nubwo ubona bikomeye, ntabwo byarangiye. Ndetse abantu babibonye bagira ute? Baratangara. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wirira, wirizwa n'ibyo bibazo, ntabwo byarangiye. Imana ije kugira ute? Imana ije kuguhagurutsa. Imana ije gushyiraho inzira. Imana ije kwihesha icyubahiro. Wirira, wibabara, uko byagenda kose ntabwo byagize ute? Ntabwo birarangira. Haracyariho igihe, haracyariho umwanya, kuko Kristo arakicaye he? Arakicaye ku ntebe y'iki? Ku ntebe y'imbabazi. Imana yacu nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nturire, ibyo bikuriza ntabwo mbizi, ariko nturire, kuko Yesu yarahageze ngo akinjira aho hantu asaga barimo bararira. Nukuri arababwira ngo mwirira, ntabwo yagize ute? Ntabwo yapfuye. Amufata ukuboko aramuhagurutsa. Nyamara Yesu aje kukuramira. Yesu aje kuguhagurutsa muri icyo kibazo wicayemo. Yesu aje kugukuramo muri uwo muriro uhagazemo. Yesu aje kuvanamo kode urimo. Yesu aje kubugukuramo. Imana ishimwe. Yesu aje kuguhagurutsa kwa muganga, aje kugukurayo, aje kukugirira neza. Imana ishimwe. Aje kugutabara kuko ararebye abona utari uwo gupfa, abona uri uwo gukira. Niyo mpamvu aje kuguhagurutsa muri icyo kibazo cyawe. Imana ishimwe. Numwemerere rero aguhagurutse, agukure mu bwihebe, agukure mu bwigunge wari wigunze. Nukuri Yesu aje kugira ute? Yesu aje kuguhagurutsa.
Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ko wari ubuze iki, wari ubuze ibyiringiro, birashoboka ko wabonaga nta nzira, birashoboka ko wabonaga n'ukuri ntako bimeze, ukabona byakurangiriyeho, ukabona ibyapfuye, ukabona byapfuye, ariko ijambo riravuze ngo mwirira, n'ukuri mwirira muri ibyo bibazo, wirira n'ukuri ntabwo yapfuye, n'ukuri nturire mu kibazo urimo, nturire, ni ku ijambo rivuze, aje kuguhagurutsa, ugwaye aje kugukiza, byanze aje kukurengera. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nturire rero kuko Yesu aje kugira ute, aje kuguhagurutsa. Twatangiye tuvuga ngo imbaraga ya Yesu imuvuyemo ikiza uwo mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo afite ubu bugwayi, ariko ako kanya ngo isoko y'amaraso irahagarara. Yesu arabyumva, yumva ko hari imbaraga igize ite, yumva ko hari imbaraga imuvuyemo, yumva ko hari imbaraga yo gukora imirimo, yumva ko hari imbaraga yo gukora ibitangaza, yumva ko hari imbaraga yo gutabara, yumva ko hari imbaraga yo gukiza abagwayi, yumva ko hari imbaraga yo kuruhura abari bagize ute, abari bananiwe, yumva ko hari imbaraga ije gutabara abantu, yumva ko hari imbaraga imuvuyemo. Nukuri wowe urira, nakubwira ngo humura, hari imbaraga ya Yesu ije gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe, hari imbaraga ya Yesu ije kukurengera. Wowe uri kunyumva, wizera Imana ko imbaraga ya Yesu igeze iwawe, imbaraga ya Yesu igeze mu buzima bwawe, kandi nukuri ibintu kwisanze ntabwo ari kuri bubisige, iragira ibyihindura, iragira mbese iranyuranya amaboko cyangwa inyuranya inzira, ariko igira ibyihindura kuko imbaraga ya Yesu yageze kuri uyu mubyeyi. Nukuri iki cyago kigira ute, kirakira. Mu myaka 12 yaramaze, yarivuje, ibyo byarariwe n'abavuzi, ibyo byarariwe n'abaganga, abadogiteri bakomeye, abadogiteri b'inzobere bari barageze kuri uyu mubyeyi, nyamara byari byaragize ute, byari byarananiranye, ariko abyiganye akoze kuri Yesu ngo amuturutse inyuma amukoraho ibyo byonyine, ako kanya isoko y'amaraso igira ite, irahagarara. Yesu nawe arabimenya, arabaza ngo ninde muntu unkozeho, ngo ababigisha baramubwira ngo ariko Yesu uri kubona aba bantu bangana gutaho, ukavuga ngo ninde ugukozeho, ariko aravuga ati nukuri hari imbaraga igize ite, hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga isohotsemo. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi nawe aratinyuka, aravuga ati Yesu nukuri ninjye ugukozeho, aramubwira ngo nukuri kwizera kwawe kugize ute, kuragukijije, kwizera kwawe kugukijije iki kibazo. Wa mubyeyi unyumva, kwizera kwawe kuragukijije. Wa mupapa unyumva, kwizera kwawe kuragukijije. Musore mukobwa unyumva, kwizera kwawe kugize ute, kuragukijije. Wowe urasabwa kwizera. Imana ishimwe kuko kwizera gukoza imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, ibyari byarananiranye. Uko kwizera hari ibyo kuremye, hari ibifatika kuremye ubucuruzi, kuremye ubuzima, kuremye imibereho, kuremye ubutabazi. Kubwo kwizera kwawe Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurengere. Tugiye gusenga n'Imana. Kwizera kwawe rero nukuri kugize ute, kuragukijije. Niko Yesu yabyiye iki, yabyiye uyu mubyeyi, aramubwira ati nukuri nubwo wabyiganye ukankoraho, ariko kwizera kwawe nukuri kuragukijije. Kwizera kwawe rero nawe aba ariko kugukiza, kwizera kwawe aba ariko kukuremera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Wowe uri kunyumva rero, amahoro y'Imana abane nawe, kandi Yesu agira ute, akugwanirire. Tugiye gusenga iki, tugiye gusenga Imana. Imana yavuganye nawe ntabwo igihinduka, Imana yavuganye nawe ntabwo igibeshya. Wowe icyo usabwa ni ukwirinda, ibindi byose Imana izagira ite, Imana izabyikorera. Rero nkurikiranye, Imana iguha umugisha, kandi nukuri ihindura ibyanze guhinduka, ibyo ubona bidakunda mu ruhande rwawe. Imana igira ikikuremera, Imana igira ikigukorera, Imana ikuzure, Imana ikugirire neza, Imana iguta
utabare. Ni ukuri Nyagasani Yesu nawe yiteguye kugira ute, yiteguye kukurengera kubw'amaboko akomeye. Imana niguha umugisha, Imana ikwiteho, amahoro y'Imana arusheho kubana nawe, kandi ubona impinduka y'iki, ubona impinduka y'Imana. Nyemerera rero dusengane iki, dusengane Imana, kuko Imana ishobora ibintu byose, nta kijya kizizute, nta kijya kinanira. Mu gihe cyashyizweho kandi mu gihe cyategetswe, ni ukuri ugiye kubona iki, ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Muri ubu buhanuzi harimo ibyawe, muri ubu buhanuzi harimo ubutabazi bwawe. Nyamara ndaguhanuriye, ni ukuri ugiye kubona iki, ugiye kubona ukuboko kw'Imana, ugiye kubona Imana itabara, ugiye kubona Imana ikurengera, ugiye kubona abana biga, ugiye kubona ubuzima buhinduka, ugiye kubona iguha urubyaro, igiye kubona igukorera ubukwe, ugiye kubona ikubakira urugo, igiye kubona iguha amahirwe ya kabiri, ugiye kubona imbaraga z'iki, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona Imana ihindura ibihe, Imana Data wa twese. Ugiye kubona ukuboko kw'Imana, ugiye kubona ineza y'iki, ugiye kubona ineza y'Imana. Nyamara gutabara kw'Imana ndikumva kugeze ku buzima bwawe, gutabara kw'Imana ndikumva kuje guhindura iminsi n'ibihe. Gutabara kw'Imana ndikumva kuje guhindura ibyo bibazo, ibyo uhagazemo, izo ntambara, ayo makuba. Gutabara kw'irebone paya sire dorome kukugezeho. Ni ukuri Imana ije guhindura ibyanze kuhinduka. Data wa twese ari mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga iki, tugiye gusenga Imana. Nyemerera rero twubaha Imana dusenge, nyemerera upfuka amahuri twubaha Imana tuyisenge, kuko Imana ni umugenga wa byose. Imana ni byose kumufite. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ni ukuri iraje, igeze kuri ibyo bibazo byawe, igeze kuri ibyo byakunaniye, igeze kuri ibyo byakuyobeye. Imana iraje, hari ikije gukora. Uyu mwaka ni ukuri, ni umwaka ugiye kukubera mwiza ku buzima bwawe. Ni umwaka ugiye kurya utararyaga, ni umwaka ugiye kwambara mu buryo budasanzwe, ni umwaka igiye kuguhindurira amateka, ni umwaka Imana igarutse ku buzima bwawe. Mbese hari ijambo ryambwiye ngo ni ukuri mbaye nkugize ute, mbaye nkuretseho akanya gato, ngo ariko ni ingaruka, nzagarukana impuhwe, nzagarukana imbabazi, nzagarukana urukundo. Nyamara yenda yari ibaye ikuretseho uriya mwaka wa 2025 yari ibaye ikuretseho gato, ariko uyu mwaka wa 2026 iragarutse, kandi igarutse ku buzima bwawe, igarutse ku muryango, igarutse ku bana bawe, ikugarukiye, igufitiye impuhwe nyinshi, ikugarukiye, igufitiye urukundo, igarutse ku buzima bwawe, ije kugushumbusha. Waranyazwe biremera, uranyagwa birakunda, ariko ije kugarura iki? Ije kugarura ubucuruzi bwawe, ije kugarura amahirwe yawe, ije kugarura ubutabazi bwawe. Ibyo wanyazwe uyu mwaka 2026 ndikumva ije guhindura iki? Ije guhindura amateka. Erega nubwo ije guhanikaza ije no guhemba. Nyamara we wabyiganye ugatitiriza ukayegera. Ni ukuri iyi Mana ije kunyuranya iki? Ije kunyuranya amaboko. Urarurira ukavangwa, ariko se Mana ni wowe wavuganye nanjye. Wareba ugasanga nta cyaha uri kwishinza, wareba ugasanga wagendanye nayo. Nje kugutangariza itangazo rivuga ngo ije guhemba, kandi ije no kugira ute? Ije guhana. Rero ije kugira ute? Ije kuguhemba uko wihanganye, uko wabanye nayo, ukagerageza kubyigana. Nyamara uyu mwanya, iyi saha, birashoboka ko ukoze kuri Yesu, nyamara kwizera kwawe kukaba kugukijije ibyo bibazo byawe. Imana ikabigize ite? Ikabishyizeho iherezo. Imana ishimwe, ije kukwiyereka. Mubyeyi, ije kukwiyereka. Ni ukuri wewe wabyiganiye mu kuri no mu mwuka. Ndagutangariza nkubwira ngo 2023 ugiye kubona Imana, ugiye kubona impinduka, igiye kukurinda urupfu, igiye kukurinda gukinduka, igiye kukurinda gukenyuka. Imana ishimwe, wewe wari umaze igihe ibi bimenyetso ubibona, nyamara Yesu aje kugira ute?
aje gutabara. Imana ishimwe. Reka rero twubaha iki? Reka twubaha Imana dusenge. Haleluya. Uri Imana data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri Adonai Shama, uri Elohimu, uracyari ya Mana ivuze biraba, wategeka bigakomera. Rabi Mungu Jezimora, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri ubwugamo bw'umugaru, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Mana ndasenze aya masaha nsengeye abantu bawe bankurikiranye, ababyeyi bankurikiranye, abakobwa Robene Fodestaya bankurikiranye, abagabo bankurikiranye, urubyiruko runkurikiranye, bana bato bankurikiranye. Uyu mwanya ndabasengeye Mana mu izina rya Yesu, nyemerera data wa twese ababyiganye by'ukuri bakabyigana bakabasha gukora ku mwambaro wawe. Ndabasengeye nubahindurira amateka, nubahindurira iby'imisi n'ibihe, niwigaragaze. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mwami Yesu. Nukuri Mwami, ubagirire neza data wa twese mwiza. Hari abari babuze aho kuba, hari ababonaga iby'ubukode byabacanze, hari ababonaga inzira zifunze. Mu izina rya Yesu funguje inzira zabo, marembo y'umugisha nababonekaho, marembo y'umugisha naganze ku buzima bwabo. Rabi Kristo mwiza, uri Imana nyamana, uri Imana igira neza. Nubiyere kubatabare, nubagwanirire Yesu, ubabere ingabo ibakingira. Izina ryawe nirihimbazwe Mungu Senyeri. Henekuta ya shainima ezo menefodestaya mando ya sire dorome uruwi enekuta ya binifo ya sire. Uri ibyiringiro by'umusaraba. Ndakumva Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe kuje gutabara, Imana ishimwe kuje kunyuranya amaboko, Imana ishimwe ko ari ibyo uje kurema, Imana ishimwe ko ari ibyo uje gukora. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mungu Rebone Fodestaya mando ya siredrome, uri enetaya kide mando ya sika, uri ibyiringiro by'umusaraba, uri Elishadayi. Abagwayi ndabazomene Fodestaya, ndabasengeye kribone shaini mando ya sire. Rebone taya gide mando ya sika, uri rebone Fodesta zonikita mando ya sire grome, henetaya binifo rere shaini mando ya sire grome, uru Uwiteka haya sire mando ya sika, uri rebone taya, uri gide mando ya sire, henekuta ya shaini ezo menianse gide, uri ibyiringiro henetaya binifo rere bone taya gide mando azomenias niniwa ya doro mene kutashaini hererebone Fodestaya mando ya ni wowe Yesu, ni wowe Yesu, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Zorebone Fodestaya mando ya sire ome hene kutaya shaini ma hererebone Fodestaya mando ya sire atindire bone fo atindu wandiwe zotakire bone shaini mando ya sire henene wa ya sire ati nkavugana n'ubwoko bwanjye, ati nkavugana n'abantu banjye. Hezo mene Fodestaya kuko wakunze gukiranuka, ati nicyo nicyo kugukiriza. Rerebone takire mando ya sire dorome, ati nini mando ya sika, ati nkakuninima, ati nkakubwira ngo dore ngeze mu muryango wawe, ati dore ngeze iwawe, ati ndi Imana iguhereje minerevare y'abanyeshuri, ati kuko byari byagucanze, ati nuhumure, ati ndi kumwe nawe. Zorebone Fodestaya, ati nkavugana n'abana banjye, ati yemwe abanyubashye henetaya binifo, ati ibibazo byanyu ndabizi, ati ndi Imana ije kugira icyo nkora, ati ndi Imana ije kugira icyo ndema, ati yewe mwaranyazwe, ati ndi Imana ije kubashumbusha. Zone kuwa do benefo, ati nkavugana n'abanyarwanda, ati ndi Uwiteka, ati ndacyari ya Mana ivuze biraba, ati ndacyari ya Mana itegetse bigakomera. Herere bone taya gide mando, ati ndi Imana ivuganye namwe yemwe banyarwanda nimwumve. Henetaya binifo, ati ndi Uwiteka, ati nje kwihesha icyubahiro. Hayasire mando ya sika, ati ndi Imana, ati nje gutabara, atabo ngomba gutabara. Henetakire bayasire grome, ati nkavugana yemwe n'urubyiruko, ati yemwe rubyiruko, ati nimube maso kandi musenge, ati kuko igihe kiraje kandi kiregereje. Henetakire bone Fodestaya, ati yewe dore umwanzi uhiga urubyiruko, ati nimube maso, ati dore arabahagurukiye, ati dore agwanye Rebone Fodestaya, arabagwanyije iburyo, ati ndetse abagwanyije n'ibumoso
hose ati nkababwira ngo yemwe ati nimunyegere ndabarokora, nimunyegere ndabarinda akaga, nimunyegere ndabarinda makuba. Hene takire ati nkavugana n'abagabo, ati nkavugana n'abasore, ati ndi Imana irinda, ati nyamara ati harabonje gushiraho uburinzi. Hene taya binifo ati harabonje kurengera, ati nimunyegere, ati mbatwikire, ati nyamara ibibahiga ni byinshi, ati kandi bibagwanya ni byinshi. Rerebo payasire grome hezo menianse takide mando ati nkababwira ngo yemwe ati dore beshi ndabarinze. Hene takire bonifo ati ndore mbamwe ndabarinze, ati rerebo ati abandi mbarinze kwambika amapingu, abandi mbarinze amagereza. Herere bonefo destai ati yewe mbahagazeho, ati ariko nimunyegere, ati nimunyegera nanjye zabegera. Hene kuado benefo destai ati nkavugana nabubatsi ngo ati ngo zanyu ziri ku manegeka ziri ku musenyi, ati yabazumeni fodestai ati mwasengaga, ati nukuri ati dore ingo zabeshi, ati dore nizisigaye zigiye gusenyuka. Hene takire ati yewe zomenianse ati wibwira ko amahoro ari mu rugo rwawe, ati dore Uwiteka aravuze ngo nta mahoro y'abanyabyaha, mureke kwihesha amahoro, ati kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Ati ni Uwiteka avuze, aravuze ngo nimuhindukire, aravuze ngo nimumugarukire, nawe abarengere, nawe abatabare, abarinda ibyago n'amakuba, ababambira amahema. Hene kutaya binifo destai Mana iravuze ngo nimugaruke, Mana iravuze ngo nimuhindukire, Mana iravuze ngo nimushakishe umwuka iteka, Mana iravuze ngo dore nimusenge mukiranutse kugira ngo izibarengere. Nyamara uyu mwaka ni ibihe bigoye, uyu mwaka dore yemwe impanuka zije ari nyinshi cyane. Nimusenge Imana iravuze ngo ibatabare, nimusenge Imana ibarengere, kubera yuko zomene fodestaya umwanzi dore yabibye zomene fodestaya yabibye urukungu. Hene kutashayini nkababwira ngo yemwe nimwirinde gutoragura, nimwirinde kuzomene fodestance, mwirinde gutoragura, ahubwo mumukizwe kandi mumaramaze ku kanini no ku gato, kugira ngo umwami abarengere, kugira ngo umwami abatabare. Rerebone taya gidemando Mana iravugana zomene fodestai nuyu muzene kitaya binifo hazo neka gidemando. Henewe rebone fodestai kavugana nawe wa mupapa we. Hene taya binifo ufite umugambi wo gutura urugo. Hereresha yini mando yasika nkakubwira ngo dore yewe inkota yanjye izakurya. Hene takire mando yasika ibuka ibyo navuganye nawe. Hene taya binifo ibuka ibyo twavuganiye nawe mu mazi, ibuka ibyo navuganiye nawe mu butayu, ibuka ibyo navuganiye nawe mu buvumo. None zomene fodestaya ubirenzeho zomene kide. Hene kutashayini nkakubwira ngo garukira aho ugeze. Ndi Imana ikuburiye ndakwitegereje, nugarukira aho ugeze, nugaruke nkurengere. Ariko nugenda dore inkota yanjye izakurya, niwanguka goma dore nzakugirira nabi, ariko nuhindukira nzakugirira neza. Hene taya binifo urabona nukuri kabona umwanzuro nuwo gutura urugo ukagenda, ariko Imana iravuze ngo garukira aho ngaho. Imana iravuze ngo garuka, niko Imana ivuze. Hene takire bone reresha yini mando. Yewe wowe uri gushaka visa, ntabwo icyari cyo gihe. Navuganye nawe ko nzakuriza indege, ariko iki ntabwo ari cyo gihe. Nkakubwira ngo yewe reka gupfusha amafaranga yawe ubusa, kubera ko ntabwo ari cyo gihe. Dore igihe nikigera yewe nzakumenyesha. Wikwihutisha zomene fodestai, wikwihutisha isezerano. Igihe cyo kuri indege ntabwo kiragera, ntabwo ari uyu mwaka, ahubwo ndakubwira ngo yewe nunyegere ungishe inama, niko Uwiteka avuze. Rerebone taya gide hayasire mando dore ndi Imana iteze amaboko kugira ngo hayasire mando ngirira umuntu wese imbabazi. Ungarukira ndamugarukira, unyemerera ndinjira mu mutima we. Hene tarabinifo nukuri nkababwira ngo yemwe ngaho nimugaruke. Banyarwanda nimunyubahe. Henewe rebonefo nimunyubahe kuko ndi Uwiteka. Hari
hari icyo nkoze muri iki gihugu, hari icyo nkoze mu banyarwanda, hari amahoro nzanye, hari umutekano nzanye. Hezo mene tayasire mando, bari bihebye, bari bafite ubwoba. Nimuhumure ndi Uwiteka, ndi Imana itabara, ndi Imana ikora iby'imbaraga, ndi Imana izanye ubutabazi, ndi Imana ije kubarengera. Nkababwira ngo nimukomere, yari Uwiteka wavuganaga namwe ibyo. Shalom shalom shalom. Amina sare bone fodestaya. Yesu Kristo mwiza, uri ibyiringiro bizima, uri data wa twese mwiza, uri umurengezi urakarama, uri Uwiteka niryo zina ryawe, urahambaye urihagije, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye kubwo gukora kwawe, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Ujya urinda ijambo uvuze ukariherekeza, izina ryawe nirihimbazwe. Dusengeye abadukurikiranye, dusengeye abatwumva, nubagirire neza, mahoro n'umugisha bibane nabo. Bagwaye nibakire, bafite ibibazo nubikemure, ababyayoboye nugira uko ubigenza. Nyuranya amaboko, witamurure, kubako kwiza kubabonekeho. Mbasabiye umugisha w'Imana rero, ngaho barengere kandi ubiteho. Ndatuje ntutuze, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen. Amen. Imana igumugisha kandi imbaraga n'umufatanye bikakubaho iminsi yose. Reka ngusabire ko mbere uko tukureka, ashobora kuba ari ukuvuza ko muvugana cyangwa se musengana, yakubona gute? Urakoze cyane ku muntu wakwifuza ko dusengana Imana cyangwa se akeneye nanjye kungira inama, mba nzikeneye. Ni 0780111425. Niyo nomero yanjye nkoresha, ni nayo iba kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Imana igumugisha, turagushimiye kubwo kwitanga ugakora uyu murimo mu gihe kigoye nk'iki ngiki. Reka dushimire kandi n'umuntu wese ubanye natwe, we twabye dutangiye tugeza kuri musozo wakoze. Imana nawe igumugisha kandi ubutumwa uzabusangiza n'abandi kugira ngo tuzahurire ubutaha turi mu mashimwe. Ciao ciao. Amen.